Yesu ashimwe bene data, muraho neza, ntajya kubahereza ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge. Mana yacu, Mana yo kwizerwa, tugushimiye ko uduhaye umwanya wo kumva ijambo ryawe. Yemerera ntabwo ari njye, ahubwo aba ari Kristo ukorera muri njye. Mwuka wawe wera adushoboze kumva ubushake bwawe, afungura imitima yacu, ikubere nk'imirima myiza ugiye kubibamo imbuto y'ijambo ryawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu ni umunsi wa gatandatu turimo tuganira ku ijambo ry'Imana. Dufite insanganyamatsiko cyangwa se titire cyangwa se topic yo kuba icyitegererezo cy'ibyiza. Kuba icyitegererezo cy'ibyiza. Mu minsi yabanje twahereye ku gusobanukirwa icyitegererezo cy'ibyiza ibyo ari byo, tubiganiraho tubona ko dukwiriye kuba nk'urugero rwiza cyangwa se imfashanyigisho ihamya iby'imibereho ya Kristo hano ku isi. Hanyuma bukeye tuvuga ku icyitegererezo cy'ibyiza. Mu byo tuvuga umunsi wakurikiyeho tuvuga ku icyitegererezo cy'ibyiza ku ngeso zacu. Umunsi w'ejo uheruka tureba ku icyitegererezo cy'ibyiza ku rukundo. Twafashe umwanya uhagije wo gusobanura urukundo ibyo ari byo. None kuri uyu munsi rero tugiye kureba ku icyitegererezo cy'ibyiza ku kwizera. Imana itugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana n'ubwo tumaze iminsi dusoma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 4:12, ndetse ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Hanyuma reka twongeraho n'irindi jambo dusanga mu gitabo cyangwa se mu gitabo cy'Abaheburayo cyangwa se mu rwandiko rwandikiwe itorero ry'Abaheburayo ibice 11:1. Abaheburayo 11:1 handitse ngo kwizera no kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari byo kuri. Imana itugirire neza. Nk'uko nari mbivuze mu kanya, tugiye kureba ku icyitegererezo cy'ibyiza, ariko by'umwihariko ku kwizera. Kwizera ni ryo zingiro ry'agakiza kacu. Havuyemo kwizera, agakiza ntabwo gashoboka. Agakiza ni impano y'Imana twahawe ku buntu, dusabwa kuyizera. Niyo mpamvu rero tugiye kubitindaho. Iyo mpano y'uko kwizera dukwiriye kubamo icyitegererezo. Kwizera rero dukwiye kubamo icyitegererezo, si ukwizera ibibonetse ibyo ari byo byose. Oya, ntabwo ari ukwizera ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo ni ukwizera Imana. Kwizera Imana nibyo dukwiriye kubamo icyitegererezo. Imana itugirire neza. Kwizera ni iki rero? Ukurikije ijambo ry'Imana, kwizera bibanzirizwa no kumenya, hanyuma ibyo wamenye ntubishidikanyeho. Donc kumenya ibyiringirwa, hanyuma ntubishidikanyeho. Imana itugirire neza. Ndasubiramo, ukurikije ijambo ry'Imana, kwizera ni ukumenya ibyiringirwa plus kutabishidikanyaho. Kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Imana itugirire neza. Ubwo ni ukumenya ibyiringirwa, umaze kubimenya wongera kutabishidikanyaho. Icyo nicyo cyitwa kwizera. Rero ibyo byiringirwa si ibyo ari byo byose. Urugero, iyo uvuze ngo imvura iraza kugwa, mu by'ukuri si byo kwiringirwa ibyo ngibyo, kuko ishobora kugwa ntinagwe. Kuvuga ngo nizeye ko imvura iza kugwa, ibyo bintu utabyiringiye, oya, biriya bintu byo ntabwo byaba, kuko ibyo si byo kwiringirwa. Ahubwo wenda uvuga ati nizeye ko Imana iza kugusha imvura, kuko Imana yo niyo kwiringirwa. Naho iby'ikirere n'imvura kugwa, kuvuga ngo urabyizeye, ibyo bintu bishobora kuba cyangwa se ntibibe. Imvura ishobora kuba yanakubye rwose, ubona ibimenyetso byo kugiye kugwa, umuyaga ukaza ukayihuha ukayitwara. Ibyo rero ntiwavuga ngo wizeye ko imvura iza kugwa, kuko ari ikirere si icyo kwiringirwa, ari umuyaga si uwo kwiringirwa, ari ibyo uri kubonesha amaso si ibyo kwiringirwa. Afazari wavuga uti rero nizeye ko Imana iza kugusha imvura, kuko yo nubwo ibicu byaba bitakubye, nubwo cyaba ari igihe kitari icy'imvura, yo yategeka imvura ikagwa. Imana yacu itugirire neza. Imana niyo kwiringirwa, ibindi byose byo kwiringirwa. Rero kwizera Imana muri byose nibyo dusabwa kubamo icyitegererezo. Imana itugirire neza. Imana ukayizera mu buzima bwawe bwose. Kwizera ukagufatwa kuhuza n'ubuzima bwawe muri byose. Ukavuga nk'umuntu wizera Imana. Ngo umuntu wizera
ari ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ni nko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Ngo twebwe abantu bizera tubaho tuyoborwa no kwizera, ntabwo tuyoborwa n'ibyo tureba. Ushobora kuba utabona inzira z'ubutabazi mu kibazo urimo, ariko kuko wizera Imana kandi Imana ica inzira ntaho zitari, kuvuga tuti ndabyizeye, Imana iraza kubikora, Imana itugirire neza. Umva, ushobora no guhitamo, kuko kwizera si ukuduhesha ibyo twumva twifuza gusa, ahubwo kunaduhesha gukiranuka. Hari igihe uba ubona gukiranuka bigoye, birimo ingorane zikomeye, ariko ukavuga uti nizeye yuko Imana yanjye ibasha kunshira inzira, nizeye ko ibasha kundokora ibi bikomeye, kandi nawe itabikora nizeye yuko inkunda. Imana itugirire neza. Mwifurije kubaho ubuzima bwo kwizera Imana muri byose. Ibindi byose byo kwiringirwa, amafaranga si ayo kwiringirwa, ubutunzi dufite si ubwo kwiringirwa, ubuzima dufite si ubwo kwiringirwa. Ushobora kubyuka uri muzima ukajya kwira wagiye mu bitaro, kuko ubuzima si ubwo kwiringirwa, ariko Imana yo niyo kwiringirwa, kuko naho waramukira mu bitaro bwajya kwira wavuye, nubwo muganga yaba yavuze ngo byarangiye, ubuzima bwawe bwahagaze, Imana yibasha gutegeka bikabaho. Imana itugirire neza. Icyubahiro dufite si icyo kwiringirwa, isaha ku isaha cyavaho, cyakurwaho. Abakomeye tuziranye, isaha ku isaha bahakurwaho, cyangwa se ntibabasha no kuturengera, kandi twari tuzi yuko bafite ububasha bwo kuturengera. Ariko Imana yo niyo kwiringirwa, nubwo utaba ufite ubwo kuvuganira, nubwo iby'icyubahiro byaba byananiranye, iyo niyo kwizerwa, ica inzira aho zitari, iravuga bikaba, irategeka bigashoboka, n'ibitariho irabirema. Mwifurije kubaho ubuzima bwo kwizera Imana, aho kugira ngo wizere ibindi bibonetse ibyo ari byo byose. Ubeho rero uhereye none, cyangwa se nawe wari warabitangiye mbere, ukomerezeho, ubeho ubuzima bwo kwizera Imana muri byose, kugeza ku rwego abatazi Imana ubabera ishusho nziza, ubabera imfashanyigisho yo kumenya uko abantu babaho ubuzima bwo kwizera Imana, kandi n'abizera nabo ugeze ku rwego ubabera icyitegererezo cy'uburyo bazajya baza kukwigiraho ibyo kunoza ubuzima bwo kubaho bizera Imana. Urakoze cyane. Imana iduhana